sindi kumwe na inkuba nitamukubitira muri kariya karere mu murenge wa Ntarama itagira inkuba iri bugukubite numenya yivuye Theo ntabwo nzongera guhanura noneho nzamanika amaboko mvuge ngo munsibe ku ifishi y'abantu umunyabwawe waciyemo naciyemo aba ari bwo yuririraho ariko barabajyama Ezekiyeli Pasiteri Korora barabatiye bamurwaye inzika reka babanze bababura imifupa y'umunwa bamwiyegereze ngo cyo ni igiki Theoje ndabona abantu barebe hano murebe hano hari iterabwoba mvuze hari irindi jambo mvuze nkonize ikiganiro uriya mubyeyi mama Gasaro bashaka kuvuga ngo narahanuye igihe cyararenze abantu bajye bitonda ntabwo bari bakwiriye kwataka Theogene wahanuriye mama Gasaro ibi nabyo byakomeretse uriya muntu Manirahari TV na Rwanda Gospel Show ndagira nti Yesu ashimwe. Yesu yarazutse ni umwami w'ubuzima bwacu twamuhaye kamera zacu rero muri kuhareba Theogene nibishaka umuhanuzi w'Imana. Yesu ashimwe umuhanuzi w'Imana. Yesu ahimbazwe cyane n'amahoro. Turashima Imana turakwakiriye kuri ibi bitangazamakuru byose. Murakoze nta zindi muwe mufite ariko yego anyway ni byiza nanone iyo ubyitwayemo neza ntacyo bitwaye. Yego abantu benshi bamaze iminsi bakubona ndetse hari n'ibintu byinshi bakwibazaho se Theogene ni umuhanuzi yagarutse ate ko yari ari mu maboko y'ubutabera abahamurekuriye aragarutse kuri kamera ariko tutaragera kure ndagira ngo abantu bameze neza bakomeze bagubwe neza n'abatameze neza bagize ibyago aho ndabivugira bihangane twari tukivuga kubw'urupfu Yesu yamize bunguri bihangane bizera umwami Yesu niwe wenyine nzira tuzacamo umuririmbyi yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu rero abantu bihangane bamugirira icyizere abafigize ibyago bakomeze bihangane cyane. Theogene umeze ute? Ndashima Yesu. Ni byiza cyane nishimiye kukubona. Mbere yuko dukomeza rero ibintu bikomeye tugiye kuganira reka twiyegereze Imana kugira ngo ibyo tugiye kuvuga ntabaritwe ahubwo ubwiza bw'Imana aba ari bwo buhindura kandi bwumvisha abantu uko twebwe tutabikora. ise w'umwami wacu Yesu haleluya muri iki gitondo ni umunsi udasanzwe ku buzima bwacu ni igitondo cy'umugisha ku bantu bose Mana ndasenze uyu munsi uduhaye tuwishimemo nanone ntitwabura kuvuga ngo uduhe kuwukubariramo ariwo Imana ya Isaka na Yakobo Imana yacu bwiza bana natwe rero mu biganiro tugiye gukora umwuka wera abari muganza aduha amagambo y'ubwenge yo kuvugana n'ishyanga urakoze Yesu izina ryawe. Amen. Urakoze cyane Theogene. Harimo abantu rero batasobanukiwe neza kuba waragarutse mu itangazamakuru ukagaruka kuri kamera kandi ari nacyo wazize. Harimo abatarasobanukiwe icyo waziraga n'impamvu wazize ubundi ni ukubera iki abantu bongeye kukubona kuri kamera abantu nibyo bari kwibaza. Umuhamagaro yego umuntu w'ubuzima ubwanjye Theogene sinakagombye no kongera kugaragara hano ariko ntekereza umuhamagaro iyo utararangira ukomeza gukirana nawe abantu bashobora kubyibaza birumvikana bati bite kandi bite ariko ntabwo abantu bumve ko ibiri muri twe bitatwemerera guceceka. Yego ni ukuri
nubwo baba bavuze amabuye bati ni views mushaka, ni amafaranga mushaka, ni iterambere mushaka, ni ukuri babyumva uko bashaka, kuko nasanze isomo ntashobora gutsinda ari ugushimisha abantu cyangwa kubanezeza. Ariko ubu nibwo ntabwo erega nafunzwe ndi mu muhamagaro. Yego. Kandi umuhamagaro ndumva ugikomeje. Niyo mpamvu rero bari kumenya kukumva. Yego, reka twibutse yuko abantu gufungwa cyangwa gupfa ni ibintu bisanzwe, ariko ntabwo dushishikariza abantu gukora ibyaha, ariko mu murimo w'Imana, mu murimo no mu buzima busanzwe byose bibaho. Paulo na Sila barafunzwe, ba Paulo baciwe igihanga, bibaho. Yohana, urumva bibaho, ariko abantu bakongera bakibaza bati se iyi mihanda nk'uko bajya babyita, ko twari tubaziho muvuga ijambo ry'Imana, ko twari tubaziho nk'abakozi b'Imana bagaburiye ibyayo, mwatubwirije tugahembuka, mukatuzanira ubuhanuzi bumwe bugasohora ubundi ntibusohore, ikintu cyitwa amashyari cyo cyajemo gute nyakubahwa Theogene? Abantu bagira ngo hari kuba uje kuri kamera uje gutwara abantu, hari abo uje gutwara abantu, ariko ntekereza igihe nari ndi mu maboko atarayandi byatumye ntekereza ibintu byinshi. Yego. Nasanze iyo umuntu yubatse ikinyoma mu idini cyangwa mu rusengero cyangwa mu kindi gikorwa runaka, hakaza umuntu rero uhita agaragaza cya kinyoma, kuko abantu bagahita bafunguka bakakibona ko cyari ikinyoma. Yego. Cyangwa se ubutware bw'umwijima buba bwarabundikiriye abantu mu mitekerereze. Ni ihame ko ishyari ntabwo ryakura. Yego. Ni gute uyu muntu aje ate, iki gikundira gikuye he? Buriya baturebera muri komanteri. Uko abantu bakuvugaho, abantu baturebera muri komanteri, yo karibu umukozi w'Imana, amavuta. Hanyuma mu gihe rero wa wundi ari we babwiraga ngo amavuta, habonetse undi bagiye kubwira ngo amavuta. Uriya rero agomba guhita hagurukira uriya, ariko ntabwo byari bikwiriye vurema. Niba umwami dusenga ari umwe, niba Imana dusenga ari imwe, ntabwo ibi bintu byari bikwiriye. yego, reka noneho nkore ku bindi bintu, ariko tubitaruke tubivaho. Mu minsi utarajya gufungwa wahaboneye ibintu byinshi bitandukanye, harimo abagomba kwitonda bitewe n'uburyo runaka. Ejo bundi kuri ubwira abantu b'Imana be kwitiranya abantu muri social media, yego, ngo baturebere muri social media, ntabwo ari byo. Njye ushobora kuza gutyo ukavuga uti uyu nawe aje gutwika, ariko nyamara mfite uburyo njemo butari ugutwika. Noneho ukabigenderaho ukabimenyera, kuko ibi bigenda biduhumura amaso. Bivuga ngo social media nta cyizere abantu batugirira. Ndagira ngo ntangarize isi ko abakozi b'Imana bakiri. Yego. Njye rero icyo nakoze yihangane, n'ibintu namugeraho yihangane, nararize. Ukimara kumenya ko yakoze impanuka? Oya, narijijwe n'ijambo yavuze kuri social media ngo niba Theogene nibishaka ari Imana yamutumye ko nice amaguru n'amaboko. Sinyo ngo mubeshye, narikingiranyije mu nzu, ntabwo nari nakimutse. Narize iminota 30. Warizwaga n'iki Theogene? Buriya reka mubwire, ntabwo ndwanya abandwanya, sindwanya abanseka, ariko hari itushi burya umuntu akoraho kumva afashe nk'imbugita nk'inkota akayigucumita mu mutima, yarangiza agashegesha. Wowe wababajwe nuko Imana ariyo yagutumye, ukaba ubonye ko ntabwo byambabaje kuba Imana yarantumye yarangiza igateshwa agaciro kuri ruriya rwego. Oya, ni ijambo deni ngo niba ari Imana akorera, rero iyi Mana yagombaga, sibyo? Uyu munsi hari ikintu ugobetsemo urataruka, ndetse nibaze ko ni igihe cyo kugira ngo abantu ahubwo noneho babone impinduka idasanzwe, kuko nzi ko mu bihe byashize bakunze kuvuga cyane ngo urahanura ntibisohore.
kandi Justin yagiye kuri TV aravuga ati uyu mugabo nimba ari umukozi w'Imana, Imana incamaguru. Uratubwiye uti nyuma yaho nararize. Ngewe numvisemo ikintu, birashoboka ko waba warasenze amasengesho afite imbaraga, kuko tuzi neza uwitwa Eliya wasuzuguwe yarangiza agateza ikibazo mu isi, agateza ikibazo mu gihugu, imvura igahita, ibintu bikaba ibibazo, izuba rikaka, ibime bikagenda. Uyu munsi ushaka gutaruka, tubwiza ukuri, ni iki Imana iri kuguhishurira ko abantu bari bamaze kugufataho ijambo bakaguhindura ukundi, akaba aribwo bitangiye gusohora? Ese Imana yaba yarakubwiye ko noneho hari igihe cyo kugira ngo ujye uhanura bite bisohora ako kanya? Icyo kintu ndagira ngo kidusobanurire, kuko hari n'abandi bavuga bati twe dusabye imbabazi kugira ngo bitadusohoraho, bitewe n'uko amaze gutanga amakuru, kandi tuzi ko uri umuhanuzi ufite umutima w'umunyembabazi. Ubundi wenyine bagomba kujyana na Hezekiya, niko byari byose. Ariko niba Imana iriye urwara Justin, iragira ngo byibura, kandi rega mwana, aba bagabo ni abanyabugingo pe, kuko bakoreye Imana, mu itangiro ryabo bakoreye Imana. Uburyo rero imisemburo y'abafarisayo yabasindishije ntabwo mbizi, ariko nibakomeza muri ibi Satani azabariganya ubugingo. Nk'ubu urabona induru iri ku Musaraba TV yo kunsenya, hari ijambo ndatura, hari iryo murumva. Twibutsa abantu ko Umusaraba TV ni yego, ni imwe muri channel wakore. Abantu barebe hano, cyo ni igiki teoje, ndabona abantu barebe hano, abantu murebe hano. Hari iterabwoba mvuze, hari irindi jambo mvuze, nkwaniza ikiganiro. Uriya mubyeyi Mama Gasaro bashaka kuvuga ngo narahanuye igihe cyararenze, abantu bajye bitonda. Ntabwo bari bakwiriye kwataka Theogene wahanuriye Mama Gasaro. Ibi nabyo byakomeretse uriya muntu, kandi situwasiyo arimo ntabwo ari nziza. Ninde munyamakuru wamusuye nyuma y'uko mvuye kumusengera? Uriya mubyeyi yari atwite igifu, afite umwana mu nda, ariko afitemo n'igisibo. Urugamba turiho turwana, abantu nibafata iminsi 42 namaze mfunzwe, nibarangiza bateranyeho igihe yagombaga kubyara, hanyuma baze kubwejagura kuri iyi mihanda. Mu yandi magambo, igihe namaze ndi hari icyahagaze, uko ntabwo ari ukwidefana, gusa ukwidefana nuko iyo ucogoye gusenga, imbaraga zahanganaga nawe ziba zibonye okaziyo yo kukwata. Rero umwanzi niba yarongeye kubaka urufatiro kuri Mama Gasaro, ntabwo iba ari ibintu bakagombye kuza basaba. nese teoje ko ikindi, Theogene si usohoza ubuhanuzi, yego, hanyuma Jerry nawe runaka n'undi ushaka, ni ukuri na bugingo n'ubu nimero ya Mama Gasaro narayibuze, nunayibona ahita nawe nanyumva ahita ampamagara. yego, ntabwo yongeye kuguhamagara wafungurwa. Nahanuye kwimuka, ubwo binjye nawe yarimutse. Nahanuye ko mbere kuko abyara inka izabanza kubyara, amakuru mfite nuko yabyaye, kuva nafungurwa ntabwo turabona. Ndanamukumbuye, ndamwinginze. Umuntu nayisabye Zaburi arayinyima. Plaisir. Yes, niwe muntu ufite nimero ye. Umuntu ufite nimero ya Mama Gasaro ndamwinginze ayinshake ayime.
waba kuri iki kiganiro amuzi cyangwa yamubona umurenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro ndanamukumbuye. Hanyuma mureke gukomeza gukina izo nkuru, mwe gukomeretsa abantu, nta n'ikindi rega buriya muri kuzira nibikomere mukomeje gukomeretsa. Icyo kirarangiye. Uyu munsi rero njyewe ukuntu nteye mbaza Imana ngo Mana, uyu muntu uko abigenjeje ati bikaba bigenze gutya, njyewe guseba nta kintu bimbwiye, ariko si izina ryawe ryo rizize iki? Sibyo? Gutinda k'ubuhanuzi bihabanye no guhanura. Deni dukwiriye kwiga gusenga kuruta gusenga. Abantu dukeneye kwiga uko basenga kuruta gusenga. Imana ntabwo ari igikenya, ni Imana yigarura ku bushake bwayo. Ntabwo Imana yigarura imbajije, nta nubwo yagukindura ibanje kumbaza. Iyo ni icyemezo cyayo ifata. Aka kantu niko kisobwa mu mitwe y'abantu. Ese niba twarahanuye ibikomere bisohore kugira ngo dukomerwe amashyi, kuki se tutanasenga bigahagarara? Imana ikabikuraho. Rero umuhanuzi w'umugome niwe usenga ngo ibi bihanuye bigize gute bisohore kugira ngo abantu bamwemere. Sibyo? Duhaza agasuzuguro ko kumenyera abantu, kumenyera Imana. Noneho oya, ushobora gutocaringa umuntu, Imana ikakwihorera ukamutondagira ikakureka ukisanzura. Hari umunota ntarenga, hari umunsi uba utemerewe kureba. Wenda abantu batagira ngo ni ugutwika Jenny, nonaha bakimara kumva ikiganiro Imana yamaze kurakara birenze ibyo mutekereza. Umuhanga noneho si tubivugiye hano, umuhanga yongera aririmbe izina Asiya mu kanwa ke, cyangwa urumva neza aha hantu abantu bahumve cyane, bafite ibikomere by'ibirarane. Wampaye ku icupa gatoya, kiza kuri iryo cupa babarira umpizi, abantu barebe hano. Iri cupa muraribona uko abakiranutsi b'Imana barira, amarira yabo ajya mu icupa. Wumvise uko ajya mu icupa, iyo icupa ryuzuye bikameneka, Imana igafata abantu barebe. Iyo izumuje gutya ikabonamwo amarira yaje mwinyo, amarira yaranutse, amarira yaraboze, ishyano riramo. Ubwo ko umukiranutsi arize Imana irabika yabo, Imana irayabika, nijya yemera kagwa hasi. None icupa rya Asiya ryamaze kuzura, rya Pastor Mutesi ryamaze kuzura, bivuze ngo ayandi marira rero mwamuriza niyo yakatakaza mu ngo zanyu. Icyo rero nicyo mukwiriye kwitonda. Mu yandi magambo rero, uzubwe ngaho umuhanga niba bazi ngo Theogene ndi gutwika kuri iyi mihanda, hagira umuhanga agende atereyo kamera yongera akore y'ibintu, nibwo uzemera. Kandi Justin yibuke ko ari umukozi w'Imana. Icyo kintu akibo Theogene, ibyo si byaba ari ubusubiracyaha? Mvuze impanuka, ese ninjye wayimuteje? Oya. Oya si wo. Ni ukuri iriya ni oningi ijuru ryamuhaye. Kuri Imana ibiri gusinyana Justin, ni nkaho yakamubwira iti Justin, wavuye mu bitagira umumaro ukava mu bitavuga Imana, mwana wanjye, wakivanguye ukava muri ibi nkakubona hari. Rero abantu mumaze iminsi mwiriza ngo Imana ngizahanagura amarira yose twarize, ayo umuntu yirishije niwe uzayihanagura. Amarira Imana izayarobanura, ayo wirijije uzayihanagura, ayo yakurijije niyo yonyine izayaguhanagura. Nta n'undi wafite ububasha bwo kwagana, nta wundi waguhanagura, ayo wirijije uzayihanagura. Ikigeragezo ufitemo uruhare wirengera ingaruka zayo. Yego. Sibyo? Imana yaravuze kuri iyi mihanda, iravuga muradukubita, iravuga muzanira abagore tutazi yo mubakuye, iravuga murunda abana kuri kamera ngo muri kutuzimya, ariko nuko Imana iri mu kazi. Mvuze ngo nshimishijwe n'ibyabaye, Imana impane ibikabeho, ariko mureke kumenyera Imana. Ni ikimenyetso yisabiye ubwe n'akanwa karacyatura, haravuga ngo Mana
niba nibishaka Theogene ari umuhanuzi ari wowe wamutumye isi yose ibyumve niko yavuze n'akanwa ke Imana imuca amaguru n'amaboko yego mu bikomere navuze Mana ngewe ku bwanjye nta kintu se ni wowe wantumye cyangwa se wowe wantumye reka nta n'icyo murabo turajya mu matora ya nyakubahwa perezida wa repubulika tujya mu gutora cyacayutse social media iraba imeze neza iraba iri ku murongo Theogene reka nkubaze iki kintu ubundi kuki urebye mu banyamahanga ubwo turi kuvuga muri sekira nta nkuru zishamaje zikibayo kuki byacitse ziza tujuru ziturutse ahitiriwe inzu y'Imana abitiriwe ku bakozi b'Imana birirwa mu bagambo birirwa mu gutongana birirwa kugenzura undi ibyo yavuze undi akaza agasesengura turiya siyo mukorera Imana gihe ki musengera abantu gihe ki muvuga Bibiliya ryari ako kantu mvuze ndakumva abakozi b'Imana abakene nitwe twakagombye kuba turi abakire ku rundi rwego yego abo twita abanyamahanga baza kudusanga izi nduru rero uba ubona ni ubukene ni inzara yo mu mwuka cyangwa inzara yo no mu buzima busanzwe kuko narababwiye ngo nta muntu waba ufite uruganda afite kontineri zigeze Dar es Salaam yego aze kubwejagura hano noneho umuzimu w'ishyari dayimoni yo ku rwego mpuzamahanga y'ishyari iba mu barokore urumva nta handi yibera ni mu barokore yego noneho ukibaza iyo aba bazaga rero avuga ati jyewe nitwa runaka ibingenza ni ibi nimunkurikira sava niba ari komedi tukamenya ngo ni umukomediye niba se azunguza ibiraha akamamaza ibiraha bye ariko ntazane n'izina Kristo ngewe nta n'ikindi kintu ngo kimbabaza yego izina Kristo ryonyine bajya barikuramo baze muri saga zabo ariko bakuyemo iri zina yego icyo cyo kirumvikana ariko niba ari ikintu kibabaje umuntu araza ati njyewe ubuhanuzi bumpaye nijoro nari ndyamye irabumpaye bazaniye mesaje kubera ko rero abantu benshi badafite umwanya wo kujya mu nsengero bitewe n'uko babushywe n'ukuntu runaka ubundi yariyo ntego y'iyi social media kugira ngo ubutumwa bugere kure ni social media njye rero naje nzi ngo biranyorohera kubwiriza hanyuma bwihute ku muvuduko uriye bugere kure usanga haparitsemo impereri harimo ingunzu harimo ingona harimo za sikorupiyo harimo amadubu harimo ibintu utamenya noneho ugasanga ntuhagurukiwe wenda n'umuntu uvuye mu kabari Theogene waraye iwanjye unywa wiza kubesha abantu b'Imana twararanye noneho ukabona haje umuntu ngo njyewe uyu ndamuzi twarabaye niba hari ikintu ntigeze mbaho mu buzima ni ukubana n'umuntu mu nzu ni ukubeshya noneho uraje ukinnye amajwi y'umuntu mukorana ku gitangazamakuru runaka niba hari ikintu cyambabaje ku Musaraba TV akaba ari nacyo gitumye Imana igiye guhana nyiriyicano n'iyicano ikarangi abantu ntibagire ngo ni ishyari rindi hari umuntu nigeze mbabwire ijambo rivuga ngo hari umuntu kwinjirira mu buzima inkoko ntizongere gutera byibuke neza dodo zikuma akarima k'igikoni hakameramo inyabarasanya yego umuntu akakwicarira mu rugo agasiga runereye byiteka kugira ngo uzegure umutwe bikagutesha umutwe ari wowe ni amasengesho urumva neza Umusaraba TV ni kimwe mu bitangazamakuru twakuragaho ijambo ry'Imana yego abantu barahita babyumva ariko ukizana pasiteri runaka akicara tayari basi iyakire rwose ni wowe wirangije ntawe ukurangije ubu ni ubuhanuzi cyangwa ni ndahanura ndabona ntari gutitira buriya namwe imbere duhanuriramo burya hari n'abuzurizwamo imbere kuko
ko hari ibyo ukora ngo maze bakaza kikunguta oya mumure Imana byarayirakaje ko bayibanga. niba hari ikintu gikomerekeje abantu ni isaga ije ku musaraba ati ni ukunguka rero abantu bagenda birangiza ukaba uzi ngo urimo urasenya umuntu ntukamenye ko hari tushe wakanze rikurangiza. Ariko njye mfite ikibazo tukigera aho ngaho ni wowe ubizanye. Umwe mu ba Nyir'umusaraba TV wa Nepo yaje agira agutangira ubuhamya yuko uri umuhanuzi w'Imana. Yes. Turabikunda turabireba ni byiza n'abantu nteka ko ari naho nakumenyeye njyewe. Nyuma aragarutse ati burya si umuhanuzi afite umugore aha n'aha bimeze gutya na gutya twabiteguraga gutya na gutya. Ni ukubera iki kandi mwarakoranye? Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga kuri we. Njye ni ikibazo nari mfite nk'umuntu nyine. Nepo yize amategeko arangije iyereka. Yego. Nafunzwe nzira ubujiji bwanjye. Yego. Ariko ubundi niwe wagombaga gufunga. Iyo nsobanura uko nagombaga gusobanura nkabyinjiramo neza bikajyamo amategeko n'uburyo byari byubatse burya niwe wari ku gisheni. Ariko ndavuga ngo oya intwari igaragara ari uko yinjiye mu rugamba kandi karusoza amahoro. Ndemera ndamwitangira niba ataranabizi abimenye kandi n'ubu ngubu bibaye ngombwa ko hari ubundi buryo bamuhagurukira Nepo bamufunga ntabwo ntinya kubikora. Ntatera bwoba mushizeho yize amategeko arakomeye bafite amafaranga n'abakire. Ibyo by'amafaranga ntibikora ku mategeko. Hari impamvu buriya muntu wo kurusha amafaranga kurusha ijambo afite atari hano ariko simbizi ikibazo bashakaga kumbaza umuntu mwatangiranye agufana baragusenya aratema igiti uhagazeho kubera iki mwapfuye iki? Nepo rero mu mutima wanjye ntacyo ngewe mbona twari dukwiriye gupfa sibyo. Nasenze Imana impaye kamera ntayo nzi gukoresha. Rero kubera ko yajyaga gukodesha ugasa umuntu nyereta mushiki we waba acinya inkoro. Ubwo ni muramu wawe ucinya inkoro mu magambo nari gukweramo. Yego kuri bofre uvuga uti bofre wanjye kamera rero ndayimuha ibiganiro rero njyewe ntabyo nzi ngwino bikoresha uzajya ukora ibiganiro bibiri. Ndavuga ni rero ntabwo mfite umwanya wo kuzenguruka ku makamera yose ari muri uyu mujyi wa Kigali. Ntabwo ndihira igisi ishaje twari bishimye. Yego Imana nzanye kubwiriza ntabwo nzanye kwamamara. Noneho muha kondisiyo ndamubwira ngo Nepo umunsi watwitse nkakubona watwitse Pascal amakuru arayafite n'abandi bantu nka batatu bari muri Ararumi. Ndavuga ni njyewe rwose nzahita ncaho ntabwo naje gutwika. Ati sawa. Ndamubwira ni rero wowe fata kamera mu gihe nabonye umwanya tuzajya dukora ibiganiro bibiri nanjye nshireho cano. Ntabwo nari nzi ngo aba followers n'ibindi bisa nabyo ntabwo nari nzi pe. Abantu ntibagire ngo ni ukwisha habamo utuntu twinshi abantu batamenya. Noneho ikiganiro ampaye akaba we yaragikimye nk'iminsi 3. Umva nta kintu bimbwiye cyarabaye cyarasohotse kera. We nta makuru ufite? Nta makuru mfite sinzi ibyo ari byo. Rimwe akambwira ngo yakirekuye nkavuga ni sawa. Ubwo nigiriye mu butayu nigiriye mu nsengero nigiriye gusengera abantu ibindi ntumwe. Ni ukuri ndangije murabizi ko nafunzwe. Ikinyamakuru Umusaraba TV induru irakaba Korode baramuhagurukira ba Ezekiyeli arabahana abakubita copyright na strike. Buriya baramurwaye barimo baramwiyegereza kugira ngo nibamara kumutakazamo neza nubona Nepo abacitse Imana iri mwizurira nacika Korode akamuva mu nzara gira ukuri kwincisha na strike yabahaye ndabeshya yarabahaye ni ukuri
njye nkumene y'ibanga nshuti yanjye ntabwo ndi umwanzi wa nebe. Aba batipe nibatakwemeza uzamenye ko Theogene ndi umwanzi wawe. Ibyo arabyirengagiza, yirengagiza ibintu yabakoreye, aremera aratega, ajya mu karere ka Kamonyi. Iyo ubwo umuntu ndamucecetse aba ari ubimufashamo, arabahana koko, kimanuka ntazimye, abo bose akubitira hamwe. Noneho ubu gahunda ihari ni ukujya kubatetaho yirengagije ibyo yabakoreye. Kandi ngo barize bafite ubwenge, baramubabariye ariko n'ubu nta kibazo byihoreye, nabyihoreye. hanyuma ndangije njyewe mfunguwe, kamera yayimaranye amezi atatu nkamwishyuza pe. n'ukwa kane namaze muri gereza namazemo iminsi 40. buriya se koko gukoresha ifoto y'umuntu mutabyumvikanye. nijoro yashatse nimero, nijoro arambwira ati none mwana mukozi w'Imana ibyo ni ibiki muri kungorera ngaho, muragira ngo munkwekere? Ni ikibazo. Namubyuye sangahe mbwire mbikwereke hano abantu batagira ni ukubera n'amawodiyo namuhaye. Yazanye amafoto yamushikiwe ko yafite akabari yashiraho akari ku mwana w'abana. Nuko arimo aransebya. Bagiye bafata ubuhanuzi bwo muri Antikite bwarangiye, mu mama Gasaro ngo ibiki n'ibiki. Njyewe niba narahanuye ntibisohore mfite icyaha cye. Njye ninjye usohoza ubuhanuzi. Uri intumwa gusa. Ko namuhanuriye kudepoza, nkamuhanurira n'ibyo navuze. Uyu munsi intebe yicayeho, abantu bareba ikiganiro nakoze mbwiriziwe mu rugo ku ijambo rivuga ngo abamo wabo nibo gikarabiro cyawe, bareba intebe yari afite, bagende barebe n'izo yicaye muno. Abanyarwanda, bamwe mu banyarwanda muhaga nabi mukarengwa nabi. Tugana ku musozo, ni iyihe nama wagira aba bakozi b'Imana twirwana kuri izi mbuga? Narababwiye nigeze mu kiganiro kera kimaze igihe kwa Vitali, abahanuzi, abakozi b'Imana, abashumba, abapasitori, abarimu b'amadini n'amatorero bakeneye ingando, nongere nyibasabire. Bakeneye ingando, amahugurwa. Bantwani Rutayisire barahari, bafite inararibonye, uwo niwe nzi, niwe nemera. Yego. Hari ukuntu uvuga ngo wemera umuntu ukabizira, unamuvuze nabi nkabimenya, nakuzamukira umusozi. Yego, uriya mugabo ni imfura, aranakijije. Gitwaza, ba Masasu, ba Rugamba, Imana izababaza ko bajugunye intama. Intama nazo zibazwe ko zataye ababyeyi. Bari bakwiriye abo bagabo bafite inararibonye, ba Masasu, ba Rugamba, ba Rwanda Murabo ngabo n'abandi bose, ba Potre Paul Gitwaza. Aba bagabo bose bagateranya, bagahamagara ba Justin, ba Ezekiel, ba Theogene, ba Pastor Mutesi, bande bose bakabahuriza ahantu mu kigo runaka, hakabaho amasengesho yo gusengera abahanuzi n'abigitabo. Aho hantu abo bantu bahora ko numva hashya. Ni ukuri rwose bayongwa abangaba bose bakaza hadahi hacika inyanja. Sibyo? Nubwo ni umwe mu bagabo nemera nubwo yaciye muri Bibiliya. Kubaha amahugurwa. None se buriya harimo abantu nibaze dufata igiterane cy'abakozi b'Imana tubasengere, twongere dusenge, batugira inama, baduhugure. Ibi bintu biteye asiki cyane, birakabije no gutotora ku buzima bw'abantu. Yego. Niba ushaka content wayiburiye he? Fata Bibiliya yawe irimo ijambo rwose, usura abarwayi mu bitaro, urebe ko tutavuga tuti ubarikiwe mutumishi, ariko bwebwe kuva ku itariki ya mbere kugeza ku yindi ya mbere. Ubundi mbabazi umukozi w'Imana, ese mbabazi Theogene nibishaka wahaye Noheli audio, sibyo? Nuwagiye gukina audio umurozi mu mutwe ninde waroza abantu? Umurozi nuri gukina iyi audio yica abantu hehe mu mutwe. Harimo n'abavuga bati warakoze kudukinira tukareba umuntu turi ko wariwe. None se sibyo? Hanyuma subu tuvugana ko ari audio nibishaka Theogene yonza kuba barankameye ndi gusambana cyangwa ndi kumansura, noneho biba bimeze.
tuba turi kwikina hano ku muhanda byibura audio nkuko twabonye iya Noheli ari gusunda mu kabari ko baha agaciro audio, Ko baha agaciro audio. ntibaha agaciro wari uri kumansura akagera ubwo aryama hasi abakobwa bakamuryama hejuru bakamwinjira mu maguru kuki bumva ko igifite imbaraga ni uwabivuze cyane. yaba ari niba ushaka Theogene wafashwe asambana akaba ari akavidewo kari gutreninga audio irimo gushyeshyenga mukomeye kandi ni ukuri batogose mu mutwe abantu babirebe niba umuntu neza. wasekeje mu witwa ngo ni mama Charlie umuntu ati bibi yakoze akataka ibibi bya mugenzi we hariya wari ukwiriye kuziba ugaceceka iteka ukavuga uti mu izina rya Yesu imvura yanyagiye irahagije ntabwo nshaka kunyagiza imvura. uyu munsi bazanye video Pasiteri Claude yakiniye ku rukiko i Nyamirambo sibyo ko naramuka Edouard Bamporiki bakatiwe bakamufunga azarambika umusaraba n'ikoti yambura izina ry'ubupasitori hanyuma yarangiza akajya gucuruza akabari n'indaya ibyo barabyirengagije barabijugunye. Ni wowe ugezweho reka ubu ninjye ugezweho cyane. nta muntu n'uyu n'umwe dayimoni atarasa. yego iki nicyo ushaka ko abarokora ndi kuvugana n'abarokore apana aba youtubers Yego. abarokore Yego. abakristo bataragera aho satani yarasunambi bataranesha ibibahiga bataragera mu ijuru bakiri muri iyi si. Yego. nta muntu ufite umwuka wera niba hari umuntu wambabaje niyobokamana TV uriya twubaha ufite indangagaciro za Kristo akajya gukina ariya mabyi kuri kamera. ayo magambo baravuga ngo uratukanye ndamaze mukine ibintu bizima bifatika mwabuze ibyo mukina ngo uwiyita se ibyitwa ko ari ibibi bakareka kuvuga ibyiza ntibakora inkuru y'uko Yesu yise Herode ingunzu na Simoni yamwise Petero yamwise yavuga ngo by'inyuma Satani ariko hari n'abo yitaga abana b'inzoka abana b'inzoka ntibakora inkuru y'uko Yohana yabise abana b'inshira mwabana b'inshira mwe mukomoka kuri so Satani niwe wababuriye guhunga umujinya uzatera. mwabuze inkuru audio umuntu ufite ubwenge umukristo muzima wuzura umwuka wera ajya gukina ariya mahomvu. ikigaragara cyo ituro ryo ryasumbye agakiza muri ino minsi. abantu bashaka amaturo ntibakeneye abantu bakizwa kandi none ikintu barayahabwa nande izi content ubona content ubona njyewe warabibonye hari ukuntu bategura mbere yuko bakora ibiganiro ugasanga ntabwo ari iby'abantu bakijijwe kabisa kuko babanje gutegura. njye maze kubona rero ibi bintu by'ikoti biriho umusaraba biri kurya nawe ugiye ku abantu bari kukumva neza na gutya nabyo ni sawa. ukuri rwose maze kubona ko umusaraba wo ku ikoti uri mu kazi nta muntu turi buvuge abantu bo biyita nongere mbabwire kandi nabigize imikino. Theogene reka tugane ku musozo gusa nongere mvuge ngo umuntu wese aho aherereye hose mu isi wacumujwe na buriya buzire ngo ni audio amabari ntabwo Theogene ari we audio byaba byaratewe n'impamvu nicyo ushaka audio ntabwo isobanura uwo ndiwe muri gihe. yego sitake mugezaho reka dusenge tubwire abantu nibareba ibibi dukora hazane n'ibyiza twakoze. yego kuko kuva ku itariki ya mbere kugeza ku yindi ya mbere ntabwo turi babi ariko nongere nange iyi mesaje umuntu wongera kujya gutera kamera pasi yawe akongera akajya gutera kamera kwa Pastor Mutesi ubwo ni ukugira icyo avugaho ngo mwabonye inkuru cyangwa murashotora niba biha mu bavuge ko muraba mufite ishinge ariko umuntu kwicara ugatondagira umuntu wongera kujya gushotora Asiya Wanyana muti buriya wasebye kubera iriya audio ku rubusu twabona akazi kanyu sindi kumwe na inkuba nitamukubitira muri kariya karere mu murenge wa Ntaraba itagira
inkuba iri bugukubite numenya aho ivuye Theo ntabwo nzongera guhanura noneho nzamanika amaboko mvuge ngo munsibe ku ifishi y'abahanuzi we ntabwo abizi kuko arashaka content arashaka views bumve ko ari kugera kumusebya aze muri ahubwo ibintu bizima asebye sibwo njye nemeranze sibyo ubuhamya bwawe waciyemo naciyemo aba aribwo yuririraho ariko bari abajyama Ezekiyeli Pasiteri Korora bari abatibe bamurwaye inzika reka babanze bababura imifupa y'umunwa bamwiyegereze ngo zirakinjiye gusa reka nshimire abantu bose bari badukurikiye reka nawe Theogene nkushimire nimero wagushaka kugira icyo akubaza cyangwa turazishyira hejuru akubone byoroshye reka 8301002 yego reka dusengera abantu mana uri mu gihugu cyo mu sengera abantu bakomeje gukomereza n'abakozi abandi bagacika mu nsengero kubera twe cyakora ntuzagira uwumbaza mwami Imana utugarukeho utwigisha ubwenge kugira ishuri ryo kuvuga kuri izi social media birahari byinshi byo gusengera hari abarwayi mu bitaro abari mu nzu y'imbohe ababuze ababo abagiye bafite ibibazo bitandukanye ntabwo twari dukwiriye kuba muri izi nduru uzidusanzemo byawe biri kurushaho ariko ndasenze womora imitima y'abakomerekejwe nawe by'umwihariko mana sengeye abantu bakundaga gukurikirana ijambo ry'Imana kuri YouTube uko batari bazi neza uko babigenza bari baboshywe n'iminyururu yo kutabohoka ngo basenge ndasenze ngo ugende ubahishurira aho bakura ijambo ryawe umwuka wawe wera abasange kandi sengeye umuntu wese mwana ufite icyifuzo kimuruhije mu mutima ugikoreho nk'uko wakoze kuri kiriya kiriba cy'abari bikoreye umwana w'umupfakazi bagiye kumushyingura ukamuzura ukamusubiza nyina ugira ibyo uzura kugira ngo bene aba bantu bongere gutuza mu mutima urakoze Yesu masengesho ngiye gufataho iminsi 3 uzabane nanjye kandi icyo nteruriye inkuru uzagishigikira mu izina rya Yesu amen ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwadukurikiye kuva dutangiye kugeza dusoje amazina yanjye ni Jerry ciao ciao